mu by'ukuri natangiye kumvigamo bitewe n'uburwayi nayo nagize. Ubundi abantu bose bafite ibiro biri hejuru hari indwara bagenda basa n'abahuriyeho. Ngiye narabyushyira ngira ku biro 109. Noneho ngira ikibazo cy'umuvuduko njya no ku miti hafi imyaka 4. Ntabwo byaciriye aho ngaho, naje kugira n'ikibazo cyane acidique nkuko mugenzi wanjye nawe yavuze aha ngaha. Ziriya ni indwara tuba dusa naho duhure iyo tumaze kugira ibiro biri hejuru. Noneho nanjye ntangira kwihata ibintu by'amarejime bigiye bitandukanye, nkajya kuri za YouTube nkareba nkagira gute, ariko ntago byampaye resultat nkuko nazishakaga. Nanjye rero naje kujya kuri YouTube mbona Rea musaba yuko nanjye na joininga, arabinyemerera muga ko bazagira hari groupe abajya bakora azambwira. Buri gihe cyarageze naje hanga afite ibiro 104. Naje hanga afite ibiro 104. Hanyuma BMI yanjye nayo ifite 35.9. Hanyuma mu nda nari mfite 125 ariko ngo mfite 112. Ibiro nababwiye ko nayo ifite 104 ariko ngo mfite 93.9. Ariko target yanjye ndashaka kujya munsi ya 80 nibuza na 5. 11 na santimetero 13. Umuvuduko imiti narayiretse, ni anesthetic narayiretse. Ubu ngubu ndi guhangana n'ibintu by'imirire bagiye bampa. Uburyo ndi guhangana nabyo, ariko ikindi kintu abenshi kitanatugora twiyemeza ibintu ariko kubikora burya bigoye. Discipline ni ikibazo muri rusange. Nanjye ndi mu bantu bakora kuri tele, akenshi ari gihe ngo bako mfata ibyo muri restaurant, ariko ngiye kwarura ibyo kurya ndabanza nkareba bya bindi n'igihanga kugira ngo nubwo manangije ibintu by'amasaha ariko nuko biba bimeze. Ikindi kintu ra siporo ni ingenzi. Natangiye nashobora kuba nakwirukanka metero 300. Ubu ngubu ndi mu bantu birukanka ibirometero byinshi, akenshi nerekana ari hejuru y'ibirometero 10. Nkuko mugenzi wanjye yavuze, hari igihe wenda bavuga ngo umuntu amaze kubona udufaranga bakamubona akora siporo ku manywa wenda cyangwa byane bya weekend baterana kugira ngo agabanye amafiti n'ibindi byose. Njyewe rero nahisemo iyo nabonye umwanya mbyuka saa 10:30 za mu gitondo kare nkakora siporo nibuze hafi amasaha 2 nkaza nkoga nkajya ku kazi. N'ibyabaye ahubwo muri iyi minsi bari kundiba ati se biri kugenda bite, niho yandi kubaho neza nta kibazo, ati se ntabwo warwaye ntoya, ntabwo ndi kubaho neza. Ubu rero nanjye hari abari kundeba, nababwiye ko nimara kugera kuri target nifuza nabo nzabazana.